Muraho neza abakunzi bacu baradukurikira umunsi ku munsi. Iyi ni ya YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV, aho tuje gukosora ikizami kiba kimaze gukorwa kugira ngo turusheho kubona imyitozo ihagije kugira ngo nitugerwaho tuzatsinde ku manota hejuru kandi bitatugoye. Ese nuko ari kitatuje gukosora kino kizami kiba kimaze gukorwa, nuko ibibazo biragaruka. Wakosora kino kizami kimwe kimaze gukorwa, wagerwa mu kizami cyawe ukabona ibibazo 9 biragarutse byo muri iki kizami kimwe umaze gukosora, ukabona ibibazo 10 biragarutse. Rero kugira ngo ugerweho ukore rimwe ututsinde ikintu ubusabwa, nuko na kugiye kino kizami kiba kimaze gukorwa ukagikosora kugira ngo ujye ukibonera ku gihe. Mbere y'uko ureba iyi video ujya aho hasi hasi umukara ndetse ngo subscribe ukahakanda. Iyo umaze kuhakanda ikintu cyose nshyizeho ni icyatuma ujya mu kizami ugakora rimwe ugahita utsinda, ujya urahita ukibonera ku gihe. Cyaba kino kizami kiba kimaze gukorwa ari icya mbere, yaba aya masomo agenda bashyiriraho agenda bafasha kumva neza bino bibazo byabajijwe, byaba biriya bibazo nkunda gupostinga biba biri gukunda kuza mu kizami. Kanda subscribe kugira ngo ibi byose niyo bishyiraho ni ibyagufasha ko wajya mu kizami ugakora rimwe ugahita utsinda, ujye uhita ubibonera ku gihe. Mbibutsa ko Rwanda Driving College yabazaniye urubuga aho ushobora kujyaho ugakora ibizami mu buryo bw'iminota 20 nk'iyo kuri polisi. Rero jya kuri Google yawe wandikemo ngo www.ibiziga.rwa utangire wihugure ukoresha igihe neza, ukora ibizame byinshi mu buryo bw'iminota 20 kugira ngo nugerwaho igihe ntikizakubere imbogamizi. Ushaka kode twandike cyangwa uduhamagare ni kuri 0789351626, utubwira akarere ushaka, itariki ushaka n'isaha ushaka, tugufashe ko na kode mu gihe gitoya aho waba uri hose mu gihugu. Ukeneye kwiga uri kure bitakunda guza twigane mu shuri, cyangwa se uri hafi ariko ufite akazi katakunda guza twigane mu shuri, turakwigisha mu buryo bwa online aho duha amasaha uboneka ku munsi akunogeye. Iyo ageze tuba dufite amasomo ateguye neza, imyitozo myinshi tugendeye kwa bino bibazo bikunda kuza, twakwigisha twizeye ko nugerwa uzakora rimwe ugahita utsinda. Aho mutwandike cyangwa muduhamagare ni kuri 0789351626. Ibyo byose tubafashemo. Ukeneye kwiga mudasobwa koresha iyo nimero, ukeneye ko tuguhugura koresha iyo nimero tuze tuguhugure ujye mu kizami ukore rimwe uhite utsinda. Ndakeka ko amaze gufata agapapuro, ndakeka ko amaze gufata agakaramu, ndizera ko amaze gukanda subscribe hasi. Reka dutanye n'ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Ese wowe turi gukosorana iki kizame, iki cyapa urabona gifitiye ishusho? Ese ishusho ni uruziga? Ese ishusho ni mpande enye cyangwa ishusho ni mpande eshatu? Icyapa gifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Kuri buri kibazo tuba dufite ibisubizo 4, ugahitamo kimwe cy'ukuruka cyandika ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20. A, komeza imbere gusa. B, aho kunyuranaho imbere. C, aho guhagarara umwanya munini. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo inzira y'icyerekezo kimwe. Hano urabona isoki kuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo 4 baduhaye. Tekereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko isoki kuri amaze kugihitamo, ndizera ko isoki cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hano isoki kuri nta kindi ni A, komeza imbere gusa. Kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bitegeka, kiri kukubwira ngo icyerekezo gitegetswe ni ugukomeza imbere gusa. Hari abantu bakunda kwitiranya iki cyapa na kiriya kivuga ngo inzira y'icyerekezo kimwe. Kiriya cy'inzira y'icyerekezo kimwe cyo kiba gifite ishusho ya mpande enye, ubuso bw'ubururu, harimo n'agafresh k'umweru kameze nk'aka, ariko ho ishusho aba ari mpande enye. Rero iyo ishusho ari uruziga, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru, aba ari icyapa gitegeka. Icyo kindi cyo cy'ishusho ya mpande enye kiba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biranga. Iyo video narabekoreye so kuri YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV, uyirebe umare kuyireba nta kibazo cyerekeye ku byapa cyakugora. Ikindi kintu ugomba kumenya iyo bavuze ngo inzira y'icyerekezo kimwe, ni ya nzira cyangwa se ni wa muhanda iyo wamaze kwinjiramo ntago wemerewe gukata ngo usubire inyuma, ukomeza imbere mpaka uvuyemo. Rero kino cyapa cyo cyasobanuraga ngo icyerekezo gitegetswe no gukomeza imbere gusa. Kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda
bitegeka. Ikibazo cya kabiri kikabaza ngo uretse igihe hari amategeko yihariye akurikizwa muri ako karere cyangwa imitunganyirize bwite yaho, ikinyabiziga cyose cyangwa inyamaswa ihagaze umwanya muto cyangwa munini igomba kuba iri aha hakurikira. Igomba kuba iri hagana he? Ngo mu kaboko k'iburyo hakurikijwe aho yaganaga, uretse igihe ari mu muhanda w'icyerekezo kimwe. Umuhanda w'icyerekezo kimwe maze kugusobanurira icyo usobanura. B, ahegeye bishobotse akayira k'abanyamaguru iyo umuhanda ugafite ariko umwanya w'ibiziga n'akayira ntube urenga santimetero 50. Sega ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. Iyo bavuze ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, bashatse kuvuga ngo A ikaba ari igiso cy'ukuri ndetse na B ikaba ari igiso cy'ukuri, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igiso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugitamo, ndizera ko iso cyanya cyo umaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. A mu kaboko k'iburyo hakurikijwe aho yaganaga uretse igihe ari mu muhanda w'icyerekezo kimwe, na B ahegera bishobotse akayira k'abanyamaguru iyo umuhanda ugafite ariko umwanya w'ibiziga n'akayira ntube urenga santimetero 50, nayo ikaba ari igiso cy'ukuri. Aho ni kuri C. Wari wahisemo A iba ari igiso cy'ukuri ariko nta manota baguha, wari wahisemo B iba ari igiso cy'ukuri ariko nta manota baguha. Ugomba guhitamo C ivuga ko A na B ari ibisubizo by'ukuri. Ko mu kibazo cyacu baduhayemo ibisubizo bibiri, rero ugahitamo C ivuga ko A na B ari ibisubizo bya nyabyo. Ariko mbibutsa ko Rwanda Driving College yabazaniye urubuga ushobora kujyaho ukihugura gukoresha igihe neza, ukora ibizame bimeze nka biriya byo kuri polisi mu minota 20, kugira ngo nugerwaho ugiye gukora igihe ntikizakubera imbogamizi. Jya kuri Google wandikemo ngo www.ibiziga.rw utangire wimenyereze gukoresha igihe neza. Linki iri muri comment ya mbere ni link yakugeza kuri urwo rubuga, cyangwa se ubyiyandikiye muri Google. Ariko ubonye biri kukugora jya muri comment ya mbere, harimo iyo link uyikandeho ikugeze kuri urwo rubuga utangire wihugure. Waba ukeneye kode ukatubwira akarere ushaka, itariki ushaka, n'isaha ushaka, tukagufasha kubona kode mu gihe gitoya aho waba uri hose mu gihugu. Waba ukeneye kwiga turi kumwe ukatubwira, cyane cyane ku bantu bari muri Kigali. Waba ukeneye kwiga online bitewe n'akazi ukora bitakundira ngo uze twigane mu ishuri, cyangwa se bitewe n'uko uri kure, turakwigisha mu buryo bwa online aho duha amasaha ubona aboneka ku munsi akunogeye. Yageze turaboneka, tuba dufite amasomo ateguye neza, imyitozo myinshi tugendeye kwa bino bibazo bikunda kuza, tukakwigisha twizeye ko nugerwa uzakora rimwe ugahita utsinda. Abo twandikira mu duhamagare ni kuri 0789 ibyo byose tubafashemo. Ikibazo cya gatatu kikabaza ngo iyo ikinyabiziga gihagaritswe nijoro ku buryo abayobozi bakigana badashobora kumenya ko kibabereye imbogamizi, kigomba kurangirwa kure n'ikimenyetso cyabigenewe kiri ahantu hagaragara kugira ngo kibure hakiri kare abandi bayobozi baza babisanga, ariko ntibirebe ibinyabiziga bikurikira. Ni ukuvuga ngo bahagaritse ikinyabiziga, hari ukuntu gihita kigaragazwa kubera ko wenda cyabangamira imigendere isanzwe y'ibindi binyabiziga, cyangwa se kikaba cyateza impanuka mu gihe baba batakibonye. Hari ukuntu kigaragazwa kugira ngo abaza bagisanga bakibonere kure. Ariko bari kutubwira ngo hari ibinyabiziga byo ntabwo ari ngombwa kugira ibimenyetso bibyerekana iyo bagibihagaritse mu muhanda. Ibihe? Ngo velomoteri, B ipikipiki idafite akanyabiziga ku ruhande. C A na B ni ibisubizo by'ukuri, velomoteri n'ipikipiki idafite akanyabiziga ku ruhande, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igiso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugitamo, ndizera ko iso cyanya cyo umaze kucyandika ku papuro. Hari iso cy'ukuri nta kindi ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Velomoteri n'ipikipiki idafite akanyabiziga ku ruhande, byo nk'iyo babihagaritse wenda bagiye kukubaza ibyangombwa baraguhagaritse, ntabwo ari ngombwa kuba yagira ibimenyetso bibyerekana, kubera ko n'ubundi velomoteri, ipikipiki idafite akanyabiziga ku ruhande bitwara umwanya muto ku buryo bitabangamira imigendere isanzwe y'ibindi binyabiziga. Ndizera ko waramutamo C, ndizera ko
waramusikanika agapapuro utari wahisemo neza ko n'icyamuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya kane kikabaza ngo ibinyabiziga bikurikira bigomba kugira icyerekana umuvuduko kiri aho umuyobozi areba neza kandi kigahora cyitabwaho kugira ngo kigume gukora neza. Ibihe binyabiziga? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ibinyabiziga bifite umuvuduko nibura wa kilometero 60 mu saha. B, ibinyabiziga bishobora kurenza kilometero 40 mu saha. C, ibinyabiziga bishobora kurenza kilometero 30 mu saha. Mu gihe kuri D bari kuvuga ngo ibinyabiziga bishobora kurenza kilometero 25 mu saha. Hano urabona iso kuri cyanya cyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso kikuru amaze kugitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika papuro. Hari iso kikuri nta kindi ni B, ibinyabiziga bishobora kurenza kilometero 40 mu saha. Bino binyabiziga biba bishobora kurenza umuvuduko wa kilometero 40 mu saha, bagomba kugira icyerekana umuvuduko kiraho umuyobozi areba neza kandi kigahora cyitabwaho kugira ngo kigume gukora neza. Ibintu bya kilometero runaka mu saha ntuzabigireho ikibazo. Ikinyabiziga cyose kigenda ufite ahantu uri kujya urebera umuvuduko uri kujya ugenderaho mu saha. Ikibazo cya gatanu kikabaza ngo ugeze mu masangano y'umuhanda aho usanga ibimenyetso bimurika bidakora, wakora iki? Umukozi ubifitiye ububasha guha iki kimenyetso. Ugeze hariya mu masangano y'umuhanda haba hari feruje niko mubyita mu ndimi z'amahanga, ugasanga ari amatara 3 yapfuye. Abari kuyobora ibinyabiziga akoresheje amatara 3 ariyo umutuku, icyatsi n'umuhondo, ugasanga yapfuye. Ariko ugasanga umukozi ubifitiye ububasha ushobora kuba ari umupolisi cyangwa umukorerabushake ariko abafite ibintu bimuranga. Ese yaguhaye iki kimenyetso wakora iki? Hano ibisubizo bine badahitamo kimwe. A, gukata ibumoso gusa. B, gukata iburyo gusa ugakomeza imbere. C, guhagarara ku murongo wo guhagarara umwanya muto. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo komeza imbere gusa. Hano urabona izo kuri cyanya cyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo kuri wamaze kugitamo, ndizera ko izo cyanya cyo maze kucyandika wa papuro. Hano izo kuri nta kindi ni C, guhagarara ku murongo wo guhagarara umwanya muto, kubera ko hari ahantu akenshi abakunze kuba hahuriye imihanda myinshi ijya mu byerekezo bitandukanye. Rero yaguhaye kiriya kimenyetso uhagarara ku murongo wo guhagarara umwanya muto, hari abandi aba yemereye kugira ngo mudatezanye ibyago. Rero akaguha kiriya kimenyetso kugira ngo uhagaze ku murongo wo guhagarara umwanya muto. Ubonye ibibazo by'amashusho biri kukugora, usuye n'urwo rubuga rwacu www.ibiziga.rw urasangaho amasomo yose, ayo ku matara, ayo ku bipimo, ayo ku mashusho, ibyapa byose ubisangaho. Nahawe kujya kuri Google ukandikamo ngo www.ibiziga.rw ukabonaho ayo masomo, ukabonaho ibizame mu buryo bw'iminota 20 nk'iyo kuri polisi mu kizamu uzakora. Ikibazo cya gatandatu kikabaza ngo ubugari bw'imizigo yikorera n'ipikipiki idafite akanyabiziga ko ku ruhande kimwe n'ubwa rumoro kikuruwe na bene icyo kinyabiziga ntibushobora kurenza ibipimo bikurikira. Ntibushobora kurenza ibihe bipimo? A, metero 1.25, B, santimetero 30, C, santimetero 75. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika wa papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni A, metero 1.25. Hari igihe bazahitamo B ariko hano duhisemo A. Ese bazahitamo B ryari bavuge ko ari santimetero 30? Mu gihe bavuze ngo ubugari bw'imizigo yikoreye n'ipikipiki idafite akanyabiziga ku ruhande, idafite, uzahitamo ko ari metero 1.25. Naho nibavuga ngo ubugari bw'imizigo yikoreye n'ipikipiki ifite akanyabiziga ko ku ruhande, ipikipiki ifite akanyabiziga ko ku ruhande, uzahitamo ko ari santimetero 30. Ndakeka ko hano waramuzitamo A, ndizera ko baramutse bagihinduye mu kizamura akora mu kanya wahita ugikora kubera ko mba bikubwiye hakiri kare. Ikibazo cya karindwi kikabaza ngo za autobisi zagenewe gutwara abanyeshuri zishobora gushyirwa amatara 2 asa n'icunga rijije amyatsa kugira ngo yerekane ko zihagaze no kwerekana ko bagomba kwitonda. Ayo matara ashyirwaho ku buryo bukurikira. Ashyirwaho ku buhe buryo? A, ngo amatara 2 ashyirwa inyuma. B, amatara 2 ashyirwa imbere. C, rimwe rishyirwa imbere irindi inyuma. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo
B na C ni ibisubizo by'ukuri. B, amatara abiri ashyirwa imbere, na C, rimwe rishyirwa imbere irindi inyuma, bikaba ari ibisubizo by'ukuri. Aho ni kuri D. Wowe urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye? Tegereze neza. Otobisi zagenewe gutwara abanyeshuri irahagaze, hari ukuntu iba igomba kugaragazwa kugira ngo abayobozi b'ibinyabiziga baza bazisanga bamenye ko bagomba kwitonda. Ibishobora gushyirwaho amatara rero ameze ate? Ashyirwaho ku buhe buryo? Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C, rimwe rishyirwa imbere irindi inyuma. Rimwe rigashyirwa imbere kugira ngo abayobozi b'ibinyabiziga baturutse imbere baze guhita babona iyo otobisi ko ihagaze bamenye ko bagomba kwitonda, n'irindi rigashyirwa inyuma kugira ngo n'abaturutse inyuma yayo bamenye ko bagomba kwitonda. Ikibazo cya munani kikabaza ngo itara ryo guhagarara ry'ibara ritukura rigomba kugaragara igihe ijuru rikeye nibura mu ntera ikurikira. Mu iyihe ntera? A, ngo metero 100 ku manywa na metero 20 mu ijoro. B, metero 150 ku manywa na metero 50 mu ijoro. C, metero 200 ku manywa na metero 100 mu ijoro. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hari iso cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Kubera iki nta iso cy'ukuri kirimo? Ese wabonera ikintu kiri kwaka noneho ari itara muri metero 100 ari ku manywa na metero 20 ari nijoro? Uzi ko hari igihe umuntu agucaho acanye nka telefoni wenda nk'itara kiri kwaka kubera ko ari ku manywa ukaba utabibona, ariko ari nijoro ukaba uhagaze nk'inyamirambo wareba iremera ukabona itara ririyo. Rero ino ntera yo ku manywa irutiya nijoro. Bavuze kuri A, metero 100 ku manywa na metero 20 mu ijoro. B, bavuga ngo metero 150 ku manywa na metero 50 mu ijoro. C, baravuga ngo metero 200 ku manywa na metero 100 mu ijoro. Kandi ntibibaho, iyo ari nijoro nibwo tubona itara riri kure cyane. Ndizera ko waramuzamo D, ndizera ko usobanukiwe impamvu duhisemo D, ndizera ko n'icyamuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 9 kikabaza ngo icyapa gisobanura iki? Ese wowe turi gukosorana kino kizame, iki cyapa urabona gifite ishusho? Icyapa gifite ishusho ya mpande 3, umuzenguruko utukura, ubuso bwera n'ibirango by'umukara. Kikaba gisobanura iki mu byapa ko byo ku mihanda? Hano ibisubizo bine baduhitamo kimwe. A, iteme ridahoraho. Yavuze iteme ndikemwa no kuvuga ngo ikiraro. B, umuhanda utaringaniye. C, umuhanda winjira mu kuzimu. Mu gihe kuri D bari kuvuga ngo ubutaka bworoshye. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hari iso cy'ukuri nta kindi ni B, umuhanda utaringaniye. Aba ari wa muhanda urimo ibintu by'ibinogo cyangwa se arimo utuntu tw'utununga cyangwa se ahantu umuhanda umeze nabi. Niyo mpamvu duhisemo B, umuhanda utaringaniye. Niyo mpamvu tuyanditse ku papuro. Ukibuka ko bino byapa biburira bishyirwa muri hagati ya metero 150 na metero 200 y'ahantu habyerekana. Gutya barakubwiye ngo umuhanda utaringaniye, ariko icyapa ntabwo bazagishinga aho hantu hari umuhanda utaringaniye, ahubwo bazagishinga hagati ya metero 150 na metero 200 y'ahantu habyerekana. Ukakibona ukabanza ukagenda urugendo rungana gutyo kugira ngo ugere aho hantu hari umuhanda utaringaniye, kuko bino byapa biri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biburira. Urumva bakuburira ikintu hakiri kare kugira ngo uze kugera aho hantu wamaze gufata ingamba zo kwirinda icyago. Ikibazo cya 10 kikabaza ngo amatara ndangacyerekezo agomba kuba agizwe n'ibintu bifashe ku rumuri rumyasa biringaniye ku buryo bigira umubare utari igihagwe ku mpande z'imbere n'inyuma z'ikinyabiziga. Ayo matara aba afite amabara akurikira. Ese ayo matara aba afite ayahe mabara? Hano ibisubizo bine baduhitamo kimwe. A, amatara y'imbere aba yera cyangwa ari umuhondo. B, ay'inyuma aba atukura cyangwa se n'icunga rihishije. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo ay'inyuma aba asa n'icunga rihishije. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo,
ndizera ko izo cyanya cyo umaze kucyandika ku papuro. Hano izo cy'ukuri nta kindi ni C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Amatara y'imbere aba yera cyangwa ari umuhondo, na B ay'inyuma abatukura cyangwa se n'icungarishije, ni ibisubizo by'ukuri. Wari wahisemo A nk'uko nkunda kubivuga aba ari igiso cy'ukuri ariko nta manota baguha, waba wahisemo B iba ari igiso cy'ukuri ariko nta manota baguha, ugomba guhitamo C kuko ni systeme iba iri kugukosora. Bibutsa ko kode ziri kuboneka aho waba uri hose mu gihugu. Fata telefoni yawe twandike cyangwa uduhamagare, ni kuri 0789 tubwira akarere ushaka, itariki ushaka n'isaha ushaka, tugufashe ko na kode nziza, tuguhe n'imyitozo iragufasha kwitegura neza. Ukeneye kwiga waba uri kure waba uri hafi waba ufite akazi katakuna uze twigane mu ishuri, turakwigisha, dufite uburyo bwinshi twigishamo, ukagenda ugakora rimwe uhita utsinda. Rero mutwandike cyangwa muduhamagare ni kuri 0789 ibyo byose tubafashemo. Bibutsa ko twabazaniye n'urubuga aho wajya kuri Google ukandikamo ngo www.ibiziga.rw, ahasigaye ugakora ibizamini mu buryo bw'iminota 20 nk'iyo ku kizamu uzakora kuri polisi. Rero jya muri comment ya mbere niyo link uyikandeho, cyangwa se ujye kuri Google wandikemo ngo www.ibiziga.rw, wihugure igihe ntikizakubana ikibazo cya 11 kikabaza ngo mbere yo kunyura ku kindi kinyabiziga ni ngombwa kumenya ko, mbere yo kudepasa ni ngombwa kumenya iki? Nta kindi kinyabiziga kinturutse inyuma. B umuhanda ubona neza no kwitondera kunyuranaho. C ikinyabiziga kinturutse imbere gishaka gukatira ibumoso, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igiso cy'ukuri cyanya cyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igiso cy'ukuri bamaze kugihitamo, ndizera ko igiso cyanya cyo maze kucyandika ku papuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni B, umuhanda ubona neza no kwitondera kunyuranaho. Ukareba ko umuhanda ubona neza, ese hari intera runaka uri kurebamo imbere yawe? Ese umuhanda urabona neza ntabwo ari mu kona? Ese hari ibimenyetso bikwemerera kunyuranaho? Ukabona kunyuranaho, ukanitondera kunyuranaho kubera ko ugiye gukoresha uruhande rw'ibumoso, kandi haba hari ibinyabiziga biri kuza bigusanga bigendera mu ibumoso bwawe biza bigusanga. Ubwo rero niyo mpamvu ugomba kwitonda kugira ngo udateza abandi bari gukoresha inzira nyabagendwa y'ibyago. Ibyo byago haba harimo n'ibyo kubura ubuzima, niyo mpamvu muba mugomba kwitonda. Ikibazo cya 12 kikabaza ngo ikindi kinyabiziga kiguturutse inyuma kigutira amatara y'urumuri rumyatsa, wakora iki? Ese umuyobozi w'ikinyabiziga ikindi kinyabiziga kigaturuka inyuma kikagutera amatara y'urumuri rumyatsa, ese uba wakora iki nk'umuyobozi w'ikinyabiziga? Ngo kongera umuvuduko kugira ngo intera iri hagati yawe n'ukuri inyuma igumemo. B fata feri y'urugendo kugira ngo umwereke ko ugiye guhagarara. C emerera icyo kinyabiziga kutambukaho niba imbere nta cyago gihari, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igiso cy'ukuri cyanya cyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igiso cy'ukuri bamaze kugihitamo, ndizera ko igiso cyanya cyo bamaze kucyandika ku papuro. Hari igiso cy'ukuri nta kindi ni C, emerera icyo kinyabiziga kukutambukaho niba imbere nta cyago gihari. Akenshi bikunda kuba ari nk'ibinyabiziga ndakumirwa na ambulance yitwaye abarwayi, rero urayemerera kugutambukaho niba imbere uri kubona nta cyago gihari, uri kubona imbere hagaragara neza, imbere atari mu kona, imbere nta kindi kinyabiziga cyaje, uhita wemera icyo kinyabiziga kugutambukaho mu gihe uri kubona nta cyago gihari. Ndakeka ko waramutamo igisubizo cyo kuri, ndizera ko waramutse kwandika ku papuro. Ikibazo cya 13 kikabaza ngo imbere yawe iki cyapa kikubwiye iki? Icyapa gifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu bucishemo imirongo itukura ibiri ikoze akantu kameze nk'agakubo. Kikaba kikubwiye iki imbere yawe? Hano ibisubizo bine baduhitamo kimwe. A umuvuduko ntarengwa wemewe. B iherezo ry'ibyo wabuzwaga. C guhagarara umwanya munini umwanya muto ntibyemewe, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo birabujijwe kuhinjira. Hano urabona igiso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igiso cy'ukuri bamaze kugihitamo, ndizera ko igiso cyanya cyo bamaze kucyandika ku papuro. Hari igiso cy'ukuri nta kindi ni C, guhagarara umwanya munini umwanya muto ntibyemewe, ntuba wemerewe ko wahagarara umwanya muto n'umunini. Kino cyapa kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bibuza. Murabizi tugira amoko atanu y'ibyapa byo ku mihanda: ibyapa biburira, ibyapa byo gutambuka mbere, ibyapa bibuza, ibyapa bitegeka n'ibyapa biranga. Ndakeka ko rero
waramuzitamo se ndizera ko waramutse ukandika ku gapapuro. Ikibazo cya 14 kikabaza ngo ni iki umuyobozi w'ikinyabiziga yakora igihe agize uruhare mu mpanuka yo mu muhanda aho nta wakomeretse ariko ibinyabiziga bikaba byateza icyago cyangwa byafunze umuhanda ugize uruhare mu mpanuka. Nta wakomeretse ariko ibinyabiziga byanyu byateza icyago se cyangwa se byafunze umuhanda. Ugomba kwitwara ute? Hano hari ibisubizo bine baduhahitamo kimwe cy'ukuri. A, gushushanya aho zagonganiye no kuzishyira ku ruhande. B, gukuramo abagenzi ugashyiraho icyapa cya mpande eshatu gitukura ku modoka. C, gutegereza ko abapolisi bagera mbere yo gukura ibinyabiziga mu muhanda. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo guhagarika ibindi binyabiziga kugeza ikibazo gikemutse mukabona kubikura mu muhanda. Hano urabona isoki kuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko isoki kuri amaze kugitamo. Ndizera ko isoki cyanya cyo maze kucyandika ku papuro. Hari isoki kuri nta kindi ni A, gushushanya aho zagonganiye no kuzishyira ku ruhande. Mushushanya aho zagonganiye kugira ngo umupolisi nahagera amenye uwari uri mu makosa, no kuzishyira ku ruhande kugira ngo mutabangamira imigendere isanzwe y'ibindi binyabiziga mugateza ambutiyaje. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 15 kibaza ngo ikimozi cy'ikinyabiziga agenda mu nzira y'icyerekezo kimwe akifuza gukata ibumoso yakora iki? Uri kugenda mu nzira y'icyerekezo kimwe, inzira y'icyerekezo kimwe ni yayindi mbona amabwira iyo amaze kuyinjiramo ntago yemerewe ko ahindura icyerekezo ukata usubira inyuma, biba bibushijwe mu nzira y'icyerekezo kimwe. None wakora iki? Ango gutwara yegera umurongo wo hagati mu muhanda yerekeza ibumoso. B, gutwara yegera uruhande rw'iburyo bw'umuhanda. C, gutwara yegera ku ruhande rw'ibumoso bw'umuhanda. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo gutwarira hafi y'umurongo ugabanya umuhanda mo kabiri. Hano urabona isoki kuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko isoki kuri amaze kugitamo. Ndizera ko isoki cyanya cyo maze kucyandika ku papuro. Hano isoki kuri nta kindi ni C, gutwara yegera ku ruhande rw'ibumoso bw'umuhanda. Hano baba bakujijishije, bavuze kuri A ngo gutwara yegera umurongo wo hagati mu muhanda yerekeza ibumoso, kandi mu nzira y'icyerekezo kimwe nyine kubera ko inzira bari iki cyerekezo kimwe, iriya mirongo yo hagati ntabwo ibirimo, nyine kubera ko ari inzira y'icyerekezo kimwe. Ubundi iriya mirongo yo hagati impamvu bayishyiramo ni uko wari umuhanda ugendwamo mu byerekezo byombi, mu byerekezo bibiri. Rero mu nzira y'icyerekezo kimwe uriya murongo wo hagati ntuburimo. None kuri A bakujishije ngo gutwara yegera umurongo wo hagati, ndetse no kuri D baravuga ngo gutwara hafi y'umurongo ugabanya umuhanda mo kabiri, kandi nabyo hoya aho gutwara wegera uruhande rw'ibumoso bw'umuhanda. Ndakeka ko rero waramutamo se, ndizera ko waramusikaniye ku papuro. Utari wahisemo ndizera ko n'icyambuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 16 kikabaza ngo amatara ndangacyerekezo agomba kugaragara nijoro igihe ijuru rikeye mu ntera nibura ya. Waba uri mu ntera imwe mwizi baduhaye ukaba wabona no matara ndangacyerekezo ari byo mwita ngo ni ibinyoteri. Muye ntera A ngo metero 100, B metero 200, C metero 150. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo metero 250. Hano urabona isoki kuri cyanya cyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko isoki kuri amaze kugitamo. Ndizera ko isoki cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hari isoki kuri nta kindi ni C, metero 150. Amatara ndangacyerekezo aba agomba kugaragara nijoro igihe ijuru rikeye mu ntera ingana na metero 150. Iyo bavuze ngo nijoro igihe ijuru rikeye, abantu benshi bahita bumva ngo bugiye gucya ni saa 11:45. Oya, birashoboka ko ari na saa 6 z'ijoro, ariko mu kirere nta gicu kibuditse kirimo. Nibyo bita ngo ni nijoro igihe ijuru rikeye. Amatara yo kubisikana yo agaragarira muri metero 40. Amatara ndangaburumbarare ni muri metero 200 nibura. Mba ngomba kubikubwira aho kirikare kugira ngo nuhura nabyo uhita ubikora. Murabizi intego yacu no gukora imwe tugahita dutsinda. Ariko ubonye hari amasomo ukeneye ukabona utari kuyabona kuri YouTube, sura urubuga rwacu rwa Rwanda Driving College rwitwa, aho ujya kuri Google kandikamo ngo www.ibiziga.rw, asigaye ugatangira ukabona amasomo, ugatangira ukabona ibizamini mu buryo bw'inota 20, karushaho kwihugura ukazagerwaho ugakora rimwe ugahita utsinda. 17 ikabaza ngo icyapa gisobanura iki mu nkomane? Ese icyapa gisobanura iki?
ahantu hahuriye imihanda. Inkomane ni ahantu hahuriye imihanda. Icyapa gisobanura iki? Gifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru, nta kirango. Hano ibisubizo bine baduhitamo kimwe. A. Tanga inzira ku binyabiziga binini. B. Gabanya umuvuduko uhe inzira abanyamaguru. C. Tanga inzira ku binyabiziga bigenda mu muhanda munini wegera. Mu gihe kuri D bari kuvuga ngo tanga inzira ku binyabiziga biturutse iburyo bwawe. Hano urabona izo kuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tekereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo kuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hari izo kuri nta kindi ni C. Tanga inzira ku binyabiziga bigenda mu muhanda munini wegera. Ugeze ahantu hari inkomane. Hari umuhanda uri gusukira mu muhanda munini, niwo urimo. Uhabonye kiriya cyapa, urabizi iyo ugiye kwinjirana abantu mu muhanda uba ugomba kubaha inzira. Niyo mpamvu wowe ubonye kino cyapa imbere yawe, ukibonye ahantu hahuriye imihanda, uzatanga inzira ku binyabiziga biri kugenda mu muhanda munini uri gushaka kwinjiramo. Ndakeka ko waramuzamo C. Ndizera ko waramuskandika ku papuro. Kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda byo gutambuka mbere. Ndakeka ko rero waramuzamo C. Ndizera ko waramuskandika ku papuro. Noneho iyo ukibonye aho banyura bazengurutse, kubera ko iyo tunyuze hari abanyura bazengurutse twinjirira iburyo, utanga inzira ku binyabiziga biri ibumoso bwawe, ko nibyo biba byagutanze kuhazenguruka mbere yawe. Ikibazo cya 18 kikabaza ngo kugira ngo berekane ahantu habi cyane hakoreshwa ikimenyetso cy'itara ry'umuhondo rimyatsa rivuga uburenganzira bwo gutambuka. Icyo kimenyetso barushijeho kwitonda. Ese icyo kimenyetso gihindura iki ku mategeko agenga gutambuka mbere? Bari kwerekana ahantu habi, bakoresha ikimenyetso cy'itara ry'umuhondo rimyatsa riri kubabwira ngo muhace murushijeho kwitonda kuko hameze nabi. Ese icyo kimenyetso bashyizeho hari icyo gihindura ku mategeko agenga gutambuka mbere kw'ibinyabiziga? A. Ngo ntacyo gihindura. B. Abo rireba nibo batambuka mbere. C. Abatwaye ibinyabiziga binini nibo batambuka mbere. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona icyo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko icyo cy'ukuri amaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo maze kucyandika ku papuro. Hari izo kuri nta kindi ni A. Ntacyo gihindura. Uretse kukubwira ko uracaho ahantu urushijeho kwitonda, ntacyo gihindura ku mategeko agenga gutambuka mbere kw'ibinyabiziga, ko ntacyo cyahindura kuri feruje, ntacyo cyahindura ku byapa. Ni ukukubwira ko ugomba gucaho ahantu urushijeho kwitonda gusa, ntacyo gihindura ku mategeko agenga gutambuka mbere kw'ibinyabiziga. Ikibazo cya 19 kikabaza ngo romoroki zifite ubugari ntarengwa bwa santimetero 80 shaka gushyirwaho akagarurarumuri kamwe gusa iyo zikuruwe n'ibinyabiziga bikurikira. Zikuruwe n'ibihe binyabiziga? A. Ngo velomoteri. B. Ipikipiki ifite akanyabiziga ku ruhande. C. Igare. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo maze kucyandika ku papuro. N'izo cy'ukuri nta kindi ni D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ariko niba guha kino kibazo kuri B bagashyiraho ngo ipikipiki idafite akanyabiziga ku ruhande, uzahitemo iyo B. Hano bavuze ipikipiki ifite, niyo mpamvu duhisemo ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ndizera ko niba ramuka gihinduye nabwo urahita ugikora. Bagomba kwikubwira hakiri kare kugira ngo uhure nabyo ubifiteho amakuru. Ikibazo cya 20 ari nacyo cya nyuma cyabajijwe mu kino kizame cy'uyu munsi kirabaza ngo amahoni y'ibinyabiziga bigendeshwa na moteri agomba kohereza ijwi ry'injyana imwe rikomeza kandi ridacengera amatwi. Ariko ibinyabiziga bikurikira bishobora kugira ihoni ridasanzwe ridahuye n'ibivuzwe haruguru. Niba ibinyabiziga biba bishobora kugira ihoni ridasanzwe cyangwa givuza ihoni, ugahita umenya ko ugomba kwitonda. A. Ngo ibinyabiziga ndakumirwa. B. Ibinyabiziga bikora ku mihanda. C. Ibinyabiziga bifite ubugari burenze metero 2 n'ibice 10. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. Hano urabona icyo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cy'ukuri amaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Ibinyabiziga byagira ihoni ridasanzwe. Hano izo cy'ukuri nta kindi ni D. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ibinyabiziga ndakumirwa za ambulance wumva ko ziba zifite ihoni ridasanzwe, yavuze ihoni ukamenya ko ugomba guhita utanga inzira. Ndetse na bino binyabiziga bikora ku mihanda, bino baba bakoreshwa mu kubaka imihanda n'ibiki, mubona ko biba bifite ihoni kivuze ihoni ugahita umenya ko ugomba gutanga inzira. Ndakeka ko
waramutse utamode ndizera ko waramutse ukiyandika ku gapapuro. Ndizera ko kino kizame dukosora ikintu kigufashije, kanda subscribe basigaye ngo ikintu cyose nkizaho ujye uhita ukibonera ku gihe kandi bitakugoye. Ushaka kode, ushaka kwiga turi kumwe cyangwa mu buryo bwa online, twandike cyangwa uduhamagare ni kuri 0789351626. Ibyo byose tubafashemo, mbibutsa ko twabazaniye urubuga aho ushobora kwihugura mu buryo bwo gukoresha iminota 20. Jya kuri Google wandikemo ngo www.ibiziga.rw utangiye wihugure ukora ikizame mu minota 20 nk'iyo kuri polisi, nk'iminota uzakora mu kizame uzakora kuri polisi. Wagira ikibazo bamari ugahita unyandikira cyangwa kwamamagara kuri 0789351626 nkabibafashamo. Ndabakunda cyane, Imana ibahe umugisha, mugire ibihe byiza.